ariko abahungu b'iminsi na soni bagira ukabona umutipe araje kwa Rebeca nyine sister nyine nta kuntu si ariko abahungu b'iminsi basigaye bameze bate ikintu cyose ni ukuryama bisina nta bitekerezo bakigira ubundi bazubaka ingo zabo nakabisimbwa ariko nimbwa nazo zijya zigira ubwenge zigacunga amaso naho abahungu b'ino minsi hano hana banyweraho amazi hazagira agahungu kanyegera maze nkereka abagoye tubera akaga mama ndagukumbuye mama kuki wansize mama ikintu cya mbere ni ukwirinda nyine abahungu nyine tu simubujije gukundana ako nanakundana basi ntakundane nyine wa unda abona mu mico mibi nyine birinde gusambana birinde no gusomana birinde na karese birinde nabo abahungu bakandasuri gukandasuri bura no kuvuga gute nyine kubakora ku mabere tu ZOOM TV24 kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi ZOOM TV24 ya nizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye utarakanda subscribe nako kamenyetso k'umutuku hanyuma ugahita ukanda n'inzogera ihitiza tayari ibiganiro bikajya bikugeraho uri uwa mbere imbere ya kamera ndi kuhabona umwana muto ushaka kumwita ikibondo umwana muto siko bimeze ndi muto ariko nago ndi muto cyane cyangwa uri muto utari gito ndi muto utari gito ufite imyaka ingahe mfite imyaka 18 nitwa Mahoro Rebeca dutuye mu karere ka Rubavu umurenge wa Rubavu akagari ka Gikombe uri kubitondeka kare byagigeze kukunanira reka tubivugisha ukuri siko bimeze byari byananiye nyine Rebeca n'umwana wa kangahe Rebeca n'umwana wa kabiri mu bana batandatu umwana wa kabiri mu bana batandatu hanyuma ngo uri inshuti ya IRENE cyane reka ariho duhera nyine kuba inshuti nago tuziranye nyine ariko nyine ndamukunda cyane ukundira iki ikintu cya mbere gituma mukunda nuko azamura impano nyine z'abana batoya nyine z'abakiri bato nyine yakubonyemo impano arakuzamura nyine kuba nanjye mfite impano ikintu cyo nyine gituma nkomeza kumukunda tuganira kuri telefone wambwiye ko ushaka badukorana ikiganiro ariko ngo wifuza kuzahura na IRENE kubera iki wifuza ko muzahura mugenera ubutumwa impamvu nifuza ko tuzahura IRENE kora kajya zamura impano nanjye mfite impano yo gukina filime n'ikinamico naye nifuzaga nyine ko turamutse duhuye nyine nanjye namwereka impano yanjye nanjye akanzamura ukina ikinamico na filime yego hari filime wakinyemo se yasohotse ni ubukomedi umuvuno komedi mugu ukinamo gute abantu nyine njya nyine ndi umukobwa nyine tu umuhungu yateye inda yagashaka nyine kumwihakana naye nkamubwira ngo byo ntabwo wabinzanaho ni ukuvuga ngo se umuhungu habyo turaza kubigera umuhungu aguteye inda se wenda bitari bya filime byagenda gute njyewe umuhungu aneye inda ibyo ntabwo njya mbitekereza kubera iki utabitekereza kandi se muri filime rabikinye nyine kubikina kuriya so kuvuga ngo mu buzima busanzwe nyine bya mbijyamo oya nturabonana n'umuhungu reka nta n'umuhungu uragushukashuka abo nyine ntago babura nyine ariko nyine hamwe n'Imana nyine umuntu arakomeza akirinda wenda udukurikije na komedi ukina cyangwa n'iyo role wakinye ubundi ukunda gukina izihe role nyine role z'agahinda ariko buri role iyo ariyo yose nyine nayikina role yose wayikina wakina se wakomera gukina urindaya ubundi hari abantu bitiranye ibintu gukina urindaya so kuvuga ngo urindaya nyawe nyine ngo barakubona uri kujya guteka nyine nuko bikina nyine ariko byanze bikunze umuntu akina kugira ngo agira isomo atanga nyine nabikina kubera ko mfite abo nshaka guhereza isomo runaka hanyuma hari aho ndahagaruka rega kuko uracyari muto birashoboka ko umusore yagutereta akagutera n'inda
baha gutenda kuri ubwo rugero rwa cyangwa kuri iyo myaka yabo bumva byagenda gute kandi turaza unadukiniraho gatoya nyine ndavugisha ukuri ku ruhande rumwe murabikoze nyine ayine nyine n'ubundi gutwara inda so kuvuga ngo aciye nk'amabere nyine ntago byatuma nyine niheba na ubuzima burakomeza cyane cyane nkanjye ujye ukina nyine ibintu bijyanye na filime tubona ko nyine niyo wamaze gutwara inda ntibivuga ko ubuzima burangiye nakongera bundi bushyashya cyangwa se nanamara kubyara ngasubira ku ishuri uriga harya yego hanyuma se ukora iki kugira ngo nk'umwangavu batagutera inda urumva ndumva inda witinya cyane kandi ntawe umukobwa utayitinya ikintu cya mbere hari umunyarwanda waciye umugani ngo kwirinda biruta kwivuza kandi nyine ngo ejo hazaza hawe hari mu biganza byawe nyine biransaba nyine ikintu nkora cya mbere ndirinda nyine mu buryo bushoboka ute rero wirinda abasore ntuteretana bimera icya mbere nyine kugira ugere ku 10 nyine uhera kuri rimwe nyine kugira nyine umusore arinda gutera inda nyine nukuba wamwemereye ariko nyine nutamuhereza nyine welcome nyine ntago bizatuma kumenyera nabona utinyitse nawe ntago azakumenyera uratinyitse ntago abasore bakumenyera twiganirire biri open muri bishoboka byose abasore baragutinya ari byo tuvuga yego tuvugishe gute nyine nk'umuntu nyine uba ukina ikinamico uba usanga ari umuntu w'umusosiyabure nyine uvugana n'abantu bose bitavuze nyine ngo ajya nyine muri ya mico mibi nyine akibeta tuvuge kuri iyo ngingo yo gutereta ku ishuri baragutereta cyangwa abasore baragutinya wenda bakurikije no kuntu witwara nyine mbese uri kumva nyine baraza nyine baraza hanyuma se nyine uri kubyumva iyo umuntu ari ku ishuri nyine ntago wabura nyine nka boyfriend muba muri kumwe kuko ntago uzabona hariya hirya nyine agakupure nyine naho weho nyine ngo imbehe ikwice ariko nyine biba ari ibyo ku ishuri nyine byo kugira ngo utagira irungu nta musore mwigeze mukundana wenda ngo ubone yarerekeza ku mibonano mpuzabitsina pe ntago babura barahari byirinda gute waba ukumva ukuntu ngo umusore kuzengereza kabisa bikaba bigoranye ko wamwiyaka bibaho to ujya gusura abasore aho baba muri za ghetto tubwize aya aba ntago najyayo ntago njyayo nyine ubundi nese tuvugisha ukuri wajya gusura umuhungu muri ghetto ye ni papa wese ugiye gusura tuvuge ko ari musaza wawe nyine kugira ibyo byose ubyirinde nyine ni ukwirinda no kujya muri ghetto tuza abatipe ubwo nturakandagira muri ghetto nturakandagira muri ghetto keretse ubana n'ababyeyi be nyine ubana n'ababyeyi ujya ku masororo none si nyine ababyeyi be baba bahari yumvishe nk'umukobwa yagiye gusura umuhungu muri ghetto bumva bimeze gute cyangwa umutekereza gute mitanekereza ibyabereyemo gusa numva ko byanze bikunze nyine hari ukuntu nyine bigenje reka tubanze tuganire gato ku bigendanye n'impano yawe kandi akomeza nkubaza utubazo nyine nk'utwo tw'abakobwa hanyuma tuvuge kuri role wavuze ko ukina ubabaye indi wigeze kumbwira ngo ukina urira kurira birakorohera nyine dukinira nk'akantu gatoya muri role zose ushaka akantu gato wanyereka uwambyaye mama uwameze nateta nkamutera imbabazi mama ndagukumbuye mama kuki wansize mama life without you is nothing mama nkumbuye ukuntu wajya gunerura mama wansigiye muka data akanya ko kurya niko kanya babonye ko kunshanaguza what can I do
Skoro tunyendira nanjye. Eno se wakinaga cyangwa ni ibyanyabyo? Nakinaga. Bigenda gute buriya kugira ngo ugere kuri iyo mood imeze gute? Icyambere ni ukubanza kubyiyumvamo nyine. Ukabanza ukumva ko byanyabyo nyine biri kubaho nyine. Bityo nyine ugakena. Kise miyo story ya mama na mukasi. Iyi nkuru nyine akenshi abana babana n'aba mukasi bakunda kubabara cyane. Harabuzi ku buryo ariyo yakwinspira avuga ati akaba ari yita ko yiza ko kanya. Ndabazi. Aho wabonye byari bimeze gute? Nyine ni umwana nyine aba nyine nagabana na mama nyine mama yarapfuye nyine. Uwo mwana nyine to akazi nyine akora akazi kose nyine n'ukora akazi kose ugasanga aravunika nyine nta n'umwanya abona wo kuruhuka nyine. Ujye umunyura ukamubona? Ndamuzi. Ubuzima bubabaje. Ubona byagenda gute? Ukurikije wenda ko ubona uwo mwana abayeho muri ubwo buzima bubi bamukasa abantu wenda umwana ugize ibyago agatakaza umubyeyi we cyangwa agatandukana n'umubyeyi we akajya kurerwa na ba mukase. Ukurikije iyo experience y'umwana baye ubona mukase w'umuntu yagakwiriye gufata ute umwana kugira ngo atazabaho muri uko kwicuza? Nyine ubundi baravuga umubyeyi fata umwana wese nk'uwawe kuko nawe ejo n'ejo bundi nawe wagenda umwana wakarirwa n'undi bityo cyangwa se ushobora uwo mwana hari igihe wamufata nabi ejo n'ejo bundi ukagenda ariko nawe usize abawe wa mwana wari gukura ariko bishobora kuzamutera kubabaza nawe abana bawe bitewe n'uburyo wamufashe ariko numwitaho byanze bikunze niyo wanagenda nabo bana bawe yabitaho nyine to. Ugeze kumbwira ko kinarore ngo ufite amahane. Tugerageza ko amahane turebe. Ariko abangu b'iminsi na soni bagira ukabona umutipe araje kwa Rebeca nyine sister nyine nta kuntu si ariko abangu b'iminsi basigaye bameze bate? Ikintu cyose ni ukuryama, ikintu cyose ni ukuryama, bisina nta bitekerezo bakigira ubundi bazubaka ingo zabo nakabisimbwa ariko nimbwa nazo zijya zigira ubwenge zigacunga amaso naho abahungu bino minsi nta nana banyweraho amazi hazagira ngo kanyegera maze nkereka abagoye tubera akaga abagoye ngo ariko ngo murakari ariko Rebeca ko mbona ushobora kubutinyitse no mu buzima busanzwe tuganire mu isura yawe ya nyayo ushobora kubutinyitse? Ndagerageza to. Ushobora no kugira amahane kuri utwo duhungu umugani wawe ari ibintu bitoroshye. Oya ariko nibyo tujye tuvugisha ukuri. Oya nibyo pe. None si ngo bino minsi nyine bakunda ibintu nyine byo kuryamana nyine to babashaka nyine. Hari wabigusabye cyangwa se ukurikije wenda na environnement ubamo n'ahantu uba akenshi uyu muhungu ukundanye n'umukobwa ubona ariho byerekeza? Nyine ngo ni iterambere nyine turimo nyine riri gutuma nyine to abahungu benshi nyine byaba ibyo bareba ku mbuga usanga nyine bakundana nyine bashaka imibonano mpuzabitsina. Hari abo wigeze kwangira kubite bucuti bwanyu bugahagarara ukavuga ati turiyangiza cyane barahari? Byaba bimeze gute? Tubwire. Yaraye dushaka kumvira inkuru n'abantu kugira ngo bigiremo. Uwo mwashwanye kuri iyo ngingo byabigenze gute? Nyine akenshi n'abantu bakunze kugira izo ngeso nyine usanga ari n'abagabo bakuze bafite ingo bubatse nyine bafite n'abagore beza nyine tu physically ku buryo bugaragara ariko gasanga nyine sometime nyine yifuje nyine nakakana kakiri gatoya. Ni benshi nyine bakunda kubikora bakabo bakuze. Tuvuga ibyakubaye ari wenda ntuvuge ngo ni naka byagenze gute? Nyine hari umugabo wigeze gutereta umugabo wubatse tubwire byagenze gute? Ni birebire. Oya tunyoreremo muri make. No kuri ni birebire nyine to. Nyine bitwaza amafaranga bafite nyine bakumva ko nyine na bwa buzima bw'abana bakiri bato barabasiga babona nyine. Wenda umwana ashobora kuba mu buzima busanzwe afite intego mu buzima bwe nyine. Ako nyine
agashukwa n'utuntu duto ugasanga bamuteye inda nyine. Aho yagushukishaga iki tuvuge wenda wajyaga ku ishuri abana twagiye tugana akavuga ati ngewe yampaga amavuta yanguriye telefone bigeze arambwira tuzaze turyamane weho byagenze gute? Ngo lift yo kungeza ku ishuri nyine twahura kanjyana nyine ku ishuri nyine ibintu nk'ibyo biza guhagarara gute rero agusabira gatubwire ati wenda byagendaga gutya na gutya bigeze kuri iyi ngingo mbona wenda atari ibintu byiza ndabireka nyine akenshi nyine uko byakubaga wivuga kenshi uko byagenze nyine yakundaga kunjyana ku ishuri yamara kunjyana ku ishuri nyine bikarangira ariko nyine uko tugenda akagenda ambwira ibiganiro nyine byabindi akenshi nyine bishora mu busambanyi. Urugero yakubwiraga nka gute ku buryo yavuga ati yakwi mugabo banza ari ukumwitondera akunda kumbaza nguri isugi ngamubwira nabyo ngusubije sori kubimenya ngo bigende bite agakunda akambwira burasi naye wahaye ngari kubundi nyine niwe wamuhana biba birenze ngo kwirinda nibyo bya mbere ngo kandi nyine naguha buri kimwe cyose ushaka nyine ibyo nibyo bitwaza nyine ni gutyo byagenze. Hari ubwo yigeze gukoraho hari abagabo ngo yanagukoraho nyine kugira rero kumeza hari ubwo yigeze gukoraho kugukorakora bya bindi nyine by'abagabo cyangwa by'abasore wapi wicaraga inyuma cyangwa mwaricarana inyuma kagenda kubwira ati se Rebeca uri isugi umutima wumvaga ashatse gusobanura iki? Nyine numvaga nyine niyumva ko nariyo nyine arahita avuga nyine nanjye nyihere nyine ibyo ni gutyo natekereza. Nawe uramubwira ngo uri isugi? Nta kintu namubwiye namyore ntabwo ndabikubaza ngo uri isugi kaza kuvuga ngo nakubaje ngo uri isugi ariko ubwo hagati uracyari isugi nyine ubwo nkurikije uko twaganiye Imana nibizi kambwire gutya kubisugi sari ikibazo kirimo nta kibazo kirimo ibyo byiza ariko ngo abakobwa batabikunda wamubwira ngo uri isugi ngo akumva ko ngo wamututse nyine ahita avuga ngo iwabo nyine yari isugi ngo iwabo babaroga ariko wowe wabihagarara ukavuga ati ngende isugi kandi ukumva biguteye ishema tena kubirata biba ari bibi nyine kuko n'umunga aravuga ati kari agakobwa nyine agahita biga nyine ashobora kubyumva gutya akumva ko yakwangiza niyo mpamvu wowe wirinda kuvuga ko uri isugi byose birimo byose ushobora kuba uri isugi cyangwa utari isugi nyine ndi kuvuga nyine n'ibyo biri mu byatuma nyine wirinda cyane so awe ari ukubisugi no kutabisugi ni iki cyumva cyagutera ishema nyine ni ukuba wuzuye nyine ukiri isugi ukurikije uko wawe ibihe byahindutse ubona isugi ari nyinshi ni 1% nyine abakobwa benshi bararangiye kabisa gute rero nyine kubera ino viziyo turi kujyamo nta mukobwa wasanga w'isugi isi nimba umukobwa ajya muri ghetto urimo kumva ugasanga nyine muraho nyine umukobwa bakamukora kubere nyine kabona ntacyo bimutwaye ese uri kumbwira noneho ahiherereye biba bimeze gute wese nta muntu wa gukora kwibera kareka nta numwe urabigerageza ntago ndi ko kubeshya ndi kuko bw'isukuri abo bakora ku mabere ubona byatewe n'iki abo bakora ku mabere nyine ni wa wundi nyine tuba wararangiye nyine usanga nyine yarabishyize hanze nyine yararyamanye n'abahungu wowe mbese nta muhungu wagukora ku ibere reka ibanga ni irihe se urayahisha bigenda gute hari ikintu nigeze kukubwira nyine sigo uko umuntu nyine uko umuntu umutwaye nawe ni kwa gutwara rero nugaragaza ko nyine umuretse nyine nagukora hano ukemera ubutaza gukora kubera ubutaha n'ibindi nyine bibi nyine babisaba nyine ngo wirinde cya kintu nyine kera tomato agukora kuri rya bere nyine ajya kubona gutinya bari n'abakubita abahungu ku kibuno gutya rwose bari nta uragukubita ku kibuno uvugisha ukuri wenda unatubwire uko abikoze uko wabigenza nyine umuhungu akukubise ku kibuno cyangwa ukoze ku ibere twabipfa uravuga ko nta muhungu ushobora kugukora ku ibere cyangwa ku kibuno reka
ibanga ni irihe se kugira abandi bakobwa nabo bajye bari kurisha bihagarareho? Kwirinda biruta kwivuza nyine, kubagendera kure nibyo byangombwa. Ubundi nyine icyambere nyine nufata umuhungu nyine ukamureka nyine tu azakora ibyo ashaka, ariko numwereka ko nyine wifunze nyine ku byawe isa igihe kizagera nyine ujye ubikora uko bishaka, warashatse umugabo. Rero nta mpamvu yo kunywa gasosi ubugari butarashye. Hanyuma tuma tugenda tunagana ku musozo. Nibagiye kukubaza, ufite ababyeyi bombi? Yego. Mama wawe na papa wawe bagufata gute? Barakugirira amacenga, baravuga ati nataha nijoro nta kibazo, wenda turabizi ko nta kibazo nta kintu yakwangiza? Mama wawe na papa wawe bagufata gute? Nyine kugira umubyeyi akugirira icyizere biba bisaba, biterwa nyine nuko mu buzima usanzwe witwara nyine. Ngiye niho twagiye gukina bajya bamu uburenganzira nta kibazo. Mama arabizi ko utajya muri ghetto? Reka ntabwo najya, arabizi. Ako nyine nta mubyeyi utagira amakenga nyine, kuko umuntu arahinduka. Nshobora no kuza hano nk'ibomba rikangira akana keza, ako nyine inyuma nyine harahiye kabisa. Bizera ko atari ko bimeze? Reka ntabwo ariko bimeze. Hanyuma tuganire ku nzozi zawe. Inzozi zawe ni izihe mu bigendanye n'izo mpano ebyiri ufite, yaba yo gukina filime ndetse n'iyo gukina ikinamico? Nyine ikintu nifuza nyine, ndifuza ko impano zanjye zazagera kure nyine. Nimba nicara nyine nkaba nzi ko kwa kane ndi burebe estimate, ubwo nyine icyambere nyine nayo ndifuza uko ndeba abandi nanjye niko nifuza kuzajya abandi bandeba kuri televiziyo. Ni ukuvuga ngo nawe ufite n'inzozi zo kuvuga ati yana umunsi umwe nzakine muri estimate? Cyane rwose. Tubwire nk'amafilime nkanga wumva wifuza kuzakinamo? Estimate, Indoto, Seburikoko, Ejo Sikera. Ayo yose. Ejo Sikera ubona wakina uri nkanda? N'impanga. Ejo Sikera ntago nkunda kwireba cyane, ariko nyine niyo yanyu y'urubyiruko. Hanyuma rero turimo tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Nizere ko abantu nyine babonye impano yawe, ariko se tutarasoza by'umwihariko niki wasaba cyane cyane abantu bafite kubonamo nk'umukinnyi nyine, ukubona nk'umukinnyi wese ushobora gukina muri filime ye, urifuza ko yagufasha iki? Ngiye cyambere ndifuza kuza muri impano yanjye, ndifuza gukina muri nyine muri amafilime akomeye nyine tu. Ndifuza nimba bazi Seburikoko nyine bakamenya ngo Kankwanza arakina, bakamenya ngo nanarakina muri estimate nyine. Nanjye ndifuza ko nyine nanjye sinifuza kuba runaka, ahubwo nayo ndifuza kuba ngewe nyine, ako nanjye ngeze kure tu. Ufite inzozi ko umunsi umwe abantu bazajya bakorera ku mateleviziyo? Cyane rwose. Izo nzozi ndazifite. Hanyuma tunasoza ku bigendanye n'abakobwa, imyitwarire y'abakobwa burya ngo kwirinda ibishuko n'ibiki byose, ubona umukobwa yakwitwara ate kugira ngo yirinde ibishuko? Ako kana k'imyaka 15 akagera kuri 16 akagera kuri 20, nta muhungu uramukora kwibere, yabyitwaramo? Ikintu cyambere nyine namubwira yakora nyine, ikintu cyambere ni ukwirinda nyine abahungu nyine tu. Simubujije gukundana, ariko nanakundana basi ntakundane nyine wa unda abona mu mico mibi nyine amwirinde, kuko byanze bikunze uwagiriye nabi runaka nawe yakugirira nabi, ntabwo yagutinya kuko runaka nawe ni umuntu nkawe. Rero biragusaba ngo nyine wa undi ubona ari bukujyane mu mico mibi nyine umwirinde, ari byo bya bindi byo gukumira icyaha kitaraba. Birinde gusambana, birinde no gusomana, birinde na karesi. Uko mujya mubivuga ibyo byose nawe warabyirinze byose? Babyirinde, birinde nabo abahungu bakandasuri. Gukandasuri buriya no kuvuga gute? Nyine kubakora ku mabere tu. Nibyo mwita gukandasuri? Yego. Ubona byagirize ingaruka buriya iyo umuntu bamukanze suri? Ingaruka ya mbere bigira, icyambere bikwica mu mutwe nyine, wumva nyine biragenda bikaguhindura imbata yabyo tu. Umuhungu ntabyo gukandasuri? Sindi voka ari kumva ko yahiye kareka. Ariko ubona bitesha umukobwa agaciro kuba umuhungu yamukora kwibere?
biba binagayitse cyane rwose iby'umukobwa yakarinze nakagenda birababaje cyane kabisa. ubwo rero abahungu bose nta butumwa bafitiye abahungu basaza bacu nyine ubutumwa mbafitiye nyine abakobwa bose nyine nabo nago birinda nyine nabo bazagiye nyine babandi bitonda bazagiye bahitamo neza nyine tu abakobwa bagenzi banjye batazabararura nyine utari wararuka nyine mugirira inama yo kwirinda nyine abakobwa tu nabo ni babitukuru uvuga ngo hari n'abakobwa bashobora kurarura abahungu cyane barahari benshi cyane mu buryo bumwe cyangwa ubundi barahari. Reka dushimire cyane Rebeca waduhaye umwanya wawe mwinshi kandi twaganiriye ufite n'impano nziza kandi turakwifuriza kugira ngo mu bihe biri imbere impano yawe izagutunge ku byapa tujye tubona Rebeca umwana wo mu Bugoyi yarateye imbere siko bimeze cyane. Reka twifurize rero amahirwe mu buzima bwawe. Akajambo kanyuma wifuza kuvuga kambakinira akantu gatoya. Mama we ndapfuye mana we mana ayiwe iyo mba narishinze uriya muhungu ntabwo biba biri kumbaho ntabwo biba biri kugenda gutya nabaze kwadura cyago bita ngo ni sida namaze no kwandura inda waratwize ntabwo wabinkora. urakoze cyane Rebeca tugushimire. Yego hajya ukinira he mu buzima busanzwe? mba muri club yitwa New Talent. ngo ni ya hehe mu president? Ikorera nyine i Rubavu mu karere ka Rubavu mu murenge wa Rubavu ahantu bita ku bitaro bya Byaye. Bitaro bya Byaye. Ushimire cyane. Murakoze nawe. Ngaye ngoko twari turi kumwe na Rebeca ni umwana ufite impano koko ubona ko ashobora gukina actinga neza yaba mu kinamico ubu ni audio na video byose n'amafilime ubona ko ayabashije ariko nabo nkurikije uko nabibonye nakina nyine ubuzima busanzwe cyane bwa buzima abantu benshi tunyuramo cyane urubyiruko hari byinshi twaganiriye mwagiye mubyiyumvira ibintu byo gukirikasura ngo ku bahungu abana Rebeca ntago wabimukora. My name is Didas, keep watching, mukomeze mukane subscribe kugira ngo ibintu bigende neza. Bye bye.